Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu. Imana y'amahoro niyumve ko tuyishimye. Nk'ibisanzwe rero turi kuri Berwa TV, turi kumwe na mama Berwa. Tubanje gusuhuza inshuti zacu n'ukuri aho ziherereye hose, mwiyumvemo ikaze kuri Berwa TV, kandi tubabwira ngo n'ukuri mukomere naho bitameze neza, Imana idutegurira n'ibyiza ntabwo ari ibibi. Turasuhuza inshuti zacu rero ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri Burundi, Uganda, Malawi, Zanzibar, Kenya, Tanzania, inshuti zacu ziri Amerika, Canada, inshuti zacu ziri China, ziri France, inshuti zacu ziri Qatar, inshuti zacu ziri Dubai, inshuti zacu ziri Oman, Arabie Saoudite. Aho muherereye hose inshuti za Berwa, mwiyumvemo ikaze kuri Berwa kandi turabakunda. Nkuko bisanzwe rero nta kindi kiba kitugenza ni ukujya mu ijambo ry'Imana, ni ukugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze rero twiragize Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, mbere yuko ngira icyo mvugira imbere y'amaso yawe, mbanje guca bugufi cyane ngo amaraso yawe nabanzanye zanunganye, unkureho umugayo wose. Ndareba nkacumura, nkavuga nkacumura, nkakora nkacumura, ndi umunyabyaha wo kubabarirwa, ariko nyemerera maraso yawe nyeza ntunganye, nkureho umugayo. Ni ukuri njye ugiye kuvugira ijambo, ntaba ari njye, ururuke ni ukuri wivugire muri njye, kandi n'abagiye kumva ijambo ryawe ubanze ubeze ubatunganye, bakureho umugayo, ntaba ari bo ahubwo baryumvire muri wowe. Urakoze urakarama mwami, njyambaje nizeye izina ryawe ryera, amina. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya. Ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Yesaya ya 66. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzuki, kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose. Niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Ngo ijuru ni intebe y'Imana, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Akavuga ngo muzanyubakira nzuki, ko ibyo byose byaremwe n'intoki z'amaboko yanjye. Mwantegurira ki? Mwantegurira iki kirenze ibyo niremeye? Nta kintu na kimwe, nta kintu na kimwe ushobora gukora mu byerekeye isi ngo urenze Imana yabikoze. Imana yabikoze. Twubaka insengero nziza, tukazitaka, tukazitakiriza, tukazikorera ibibaho byose, kuko ari twe dufite inyungu zo kuzisengeramo, kandi tuzubakisha ubutunzi Imana yaduhaye. Ushobora gukora ibintu byiza byose ukiri hano ku isi, ariko ibyo byose tubikorera mu bushobozi Imana iba yaraduhaye, ahanini tunabikorera umubiri wacu n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, no kugira ngo hari n'ibyo dukora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, yuko Imana yatugiriye neza, None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ijuru ni intebe yanjye, ijuru ni intebe yanjye, ngo isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Ngo mwanyubakira nzuki, nazaruhukiramo. Imana irimo itubaza, murumva? Ni nkawe yatubwiye ngo murumva mwebwe mwakora iki kirenze ku byo ngewe niremeye ubwanjye, Ijambo rero nashatse gutindaho ni kuri uyu murongo uvuga ngo niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ariko uwo nitaho ni umukene, haleluya, haleluya, haleluya. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse,
agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana nishimwe, Imana nigire gute, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Imana icyo yashaka kutwereka hano hejuru, yarabanje itwereka ko ibintu byose ari ibyayo, itwereka ko nta kintu runaka wakora ukoze ngo uvuge ngo nkoreye Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ibintu rero twibeshyamo tuvuga ngo ngiye mu murimo gukorera Imana umurimo, ngo nubakiye inzu Imana. Nabyo ni byiza ko abantu dusengera heza, ukavuga ngo nguze umukeka ngutuye Imana, uwutuye abantu b'Imana. Nabyo ni byiza, urabafashije bicare heza, ukavuga ngo ndekoye urusengero rw'Imana. Nabyo ni byiza abantu b'Imana, kuko koko yabaremye mu ishusho y'Imana. Ariko ibyo ngibyo ntago bihagije, kuko iravuze ngo mwanyubakira nzuki, ngo se mwantegurira iki, k'ijuru ari iryanjye ndetse n'isi ikaba iyanjye, ngo ibyo byose ko byaremwe n'imirimo y'amaboko yanjye. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana rirangije riratubwira niko kuwiteka niko avuga, ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ibyo byose wabikora, haleluya, ukabikora ni byiza, ugiriye neza abantu, ariko umva uw'Imana yitaho. Haleluya, 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 haleluya. Umva uw'Imana yitaho, umva uw'Imana yitaho. Iramutubwiye atubwiye ngo ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Gukora ibirenze ariko udahindira umushyitsi imbere y'Imana, udakorera Imana uyitinya, udakorera Imana uyubaha, ibyo byose n'ubusa imbere y'Imana. Ijambo riratubwiye ngo ariko dore uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Ijambo ry'Imana ni irihe jambo? Imana ni irihe jambo ikeneye ko twumva? Imana ni irihe jambo ikeneye ko riduhindisha umushyitsi? Imana ni irihe jambo ikeneye ko twumva? Nta rindi jambo, ni ukubwirwa kwihana, ni ukubwirwa gutsinda cyane igisa nacyo, ni ukumvira amategeko y'Imana, ni ukugendera mu bitunganye, ni ugukiranuka, ni ukugira indangagaciro z'umukristo. Haleluya, 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 haleluya. Maze iminsi nekereza ndavuga ngo ariko umukristo ni muntu ki? Umukristo akwiye kuvuga ate? Umukristo akwiriye kugenda ate? Umukristo akwiriye gutekereza ate? Umukristo akwiriye kwitwara gute ku bandi? Rero Imana igivugana natwe, ikavugana natwe ku manywa, ikavugana natwe nijoro, ikatubwira ngo umva abana banjye, nimukora uko, nta kindi nkeneye, nta bitambo n'amafeza byanyu nkeneye, ngahubwo icyo nkeneye ni imitima yanyu imenekeye imbere yanjye, umutima utinya icyaha, umutima utinya icyaha. Ni ukuri umutima utinya icyaha niwe Imana ikeneye. Ukumva Imana ikuburira ngo ihana ibyaha, ukavuga uti Imana irandeba nabi, Imana irambabaje umubyeyi wanjye. Nekereza ko umwana agiye kubabaza wababara ku manywa na nijoro. Rero mwumva ijambo ry'Imana. Ikimana dukeneyeho kubikora. Ibyo dukora byose turabyikorera, tujye dutandukanya ibintu, turabyikorera mu nyungu zacu. Rubaka urusengero, karudekora, abakristo bakavuga bati tuzasengera hariya ari urusengero rwiza, matura akinjira, niba urya neza ukarya neza, niba ugura imodoka nziza ukayigura, niba abagufasha umurimo babona amafaranga bakayabona, baza gusenga bakaza rwose nka parikingi zihari, bakabona aho baparika amamodoka yabo, abaza bakaza nta bushyuhe buri mu nsengero. Ibyo byose ni byiza, kwitanga, ariko ufite n'uyu mutima umenetse, ukitanga kuko uhindiye umushyitsi imbere y'Imana, ukavuga ngo idini y'ukuri ni
ifasha imfubyi n'abapfakazi. Iri jambo ryamara kugukomanga ku mutima ukavuga utari ko kidine y'ukuri, hari ifasha imfubyi n'abapfakazi, ugahindura umushyitsi muri iryo jambo, ugatangira gushakisha imfubyi n'abapfakazi wafasha, ugatangira gushakisha abakene wafasha, kuko ijambo ryabanje kuza muri wowe. Urabanza uhindura umushyitsi, uravuga utari ko niba ndimo kurya umufuka w'umuceri nkawumara, niba ndi kurya gahunga nkakamara, niba ndi kuguhembwa hose nkarya nkamara, ni iki gitumye? Ariko ari ijambo ritumye wumva umenekeye imbere y'Imana ukabikora. Aha niho uba uhagaze mu mwanya uhindishijwe umushyitsi n'ijambo. Hari ukuntu rero abigisha bubu bakubwira ngo tanga urahabwa umugisha, ngo tanga ubona umugisha. Ni ukuri nkubwije ukuri, umuntu nagukomveka. Hari abantu bafite rotogudu, bafite imvugo ziryohereye, ashobora kugukomveka ugakuramo n'imodoka ukayimuha, n'imyambaro ukayimuha, n'inzu ukayimuha, atari ukumenekeye ijambo, ahubwo umuntu yaguteye siyasa, umuntu yagukomvense, urangije nawe wiyumvamo urangije nawe uraza utanga ibyawe byose ngo urahabwa umugisha. Ntabwo umugisha ari ukukorerwa umugisha, ahubwo ni ngombwa ko uyu mugisha Imana iyo ibonye yuko ufite umutima umenetse, umutima uciye bugufi, umutima ukeneye kumenya no gusobanukirwa ibyawo, umutima ugendera mu ijambo, Imana niho ngo hahirwa abakene bakeneye ijambo. Ntabwo ari abakene ku butunzi, ahubwo ni umuntu yari umukene ahora hari ibyo akeneye. Hahirwa abakene bahora bumva bakeneye. Gukena nuko uhora ukeneye, nicyo bishatse gusobanura, nuko hari ibyo ubukennye. Rero iyo ukennye ukumva ko ijambo utararimenyera, uhora ukeneye kungukirwa iby'Imana, uhora ukeneye kumenya iby'Imana, uhora ukeneye kumenya ubwiru bw'Imana. Yesu yigeze yabwira intumwa ze, arazibwira ngo mwebwe murahiriwe ngo kuko mumenya iby'ubwami bw'ijuru, kuko mwabaye ku birenge byanjye. Iyo ukeneye guhora ku birenge by'Imana, ugakenera guhora mu bikari by'Imana, ugakenera guhorana n'Imana, uba uhora ukeneye kunguka mu by'Imana. Nguko uko ijambo ritubwiye ngo ni uko Uwiteka aravuga ati ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana. Yego ijambo riryoshye. Ntabwo Imana icyo yishimiye ari ibitambo byacu, iradukeneye gukora ikintu kuko wahindishijwe umushyitsi n'ijambo ryayo, ukora ikintu kuko watitiriye munsi y'ibirenge byayo, ukora ikintu kuko wumviye mwuka w'Imana, umvira mwuka w'Imana kurenza uko wumvira abantu. Niyo mpamvu abantu mwagiye mwishyuza ibintu abantu babibabwiye babateye siyasa, namwe mubyizereramo kuko ari abantu babivuze, atari imitima yanyu imenetse, atari ubushake bw'Imana. Mwarabitegereje muraheba, ariko nimugira umutima umenetse agahinda umushyitsi n'ijambo ry'Imana, ni ukuri nta hantu utazagera. Dukwiye guhora dushaka kumenya ku manywa na nijoro, dukwiriye guhora twiga, kuko ibintu by'Imana ntawe ubimenyera. Nta muhanga mu by'uru rugendo, nta muhanga mu by'uru rugendo. Umuntu wese yigererayo. Uko waza uvuga Imana, gusenga nta formule bigira, gusenga ntago ari ibintu umuntu yiga, ahubwo umuntu asenga ibimurimo, asenga uko yumva amenekeye Imana, asenga uko yumva yinginzwe Imana. Iyo wamenekeye Imana ugasenga, ugahendahenda Imana, irururuka ikabana nawe, ukumva ukeneye kumva urukundo rw'Imana, ukumva ukeneye kumva icyanga cy'umubyeyi wawe, Imana nayo irururuka ikabana nawe. Shalom shalom. Ngaba Imana ikeneye. Ni byiza ko ibyo bikorwa ubikora, ariko ubikoze ubwirijwe na mwuka wera, utabikoze ubwirijwe n'abana b'abantu. Imana ibaha umugisha, Imana nibaha umugisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo tubonye abo wishimira. Haleluya. Reka rero ufatemira imitima yacu ibashe kumenya no gusobanukirwa icyo ijambo ryawe rivuze. Imitima yacu ibashe kwirinda kwica amategeko. Imitima yacu
ibashe kugira indangagaciro z'ubukristo. Duhore dufite inyota yo kumenya ibyawe, duhore dukennye ijambo, duhore dukennye kumenya no gusobanukirwa. Mwami Yesu, twe kumenyera ibyawe, ahubwo duhore dukennye n'ukuri, tumenekeye imbere yawe twinginga. Urakoze urakarama murengezi wacu, kari icyo ukoze kandi ukagikomeza. Mu izina rya Yesu mbyambaje nizeye, amin. Shalom shalom, ndabakunda. Niba unyuzwe n'ijambo ry'Imana, kora subscribe, share na comment, tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Ndavuga ngo ntukabikore nk'umuhango, jya ubikora bikurimo unyuzwe. Shalom shalom.